Diocese ya Nyundo yabuze Padiri Jean Baptiste Mendiwondo. Diocese ya Nyundo yatangaje inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Padiri Jean Baptiste Mendiwondo Habineza witabye Imana tariki 9 Gicurasi 2026. Uyu mupadiri wari ugeze mu izabukuru yaguye mu gihugu cy'Ubufaransa waratuye mu nzu yita ku bapadiri bageze mu izabukuru. Padiri Jean Baptiste Mendiwondo ari umwe mu bapadiri bamaze igihe kinini bakorera Kiliziya Gatolika mu Rwanda, akaba yarabaye icyitegererezo ku bakristo benshi bamumenye mu butumwa bwe. Amakuru avuga yuko aje mu Rwanda mu mwaka w'1956 aje kwiga mu seminari nkuru, nyuma aza guhabwa ubupadiri mu mwaka w'1960 na Musenyeri Aloys Bigirumwami. Nyuma yo guhabwa ubupadiri yejejwe gukora ubutumwa muri Paruwasi ya Mukungu, aho yakora imyaka myinshi afasha abakristo mu bikorwa by'yogezabutumwa n'iterambere rya roho. Abamuzi bavuga yuko yari umupadiri urangwa n'urukundo, kwicisha bugufi no kwitangira umurimo wa Kiliziya. Urupfu rwe rwashengwa abakristo benshi muri Diocese ya Nyundo nabigeze gukorana nawe mu bihe bitandukanye by'ubutumwa bwa giseserdoti. Watanze itangazo ryo kumubika yagize ati: Nyiricyubahiro Musenyeri Inakreti Mwumva neza, umwepiskopi wa Diocese ya Nyundo, abajwe no kumenyesha abepiskopi, abapadiri, abihaye Imana, abakristo, inshuti n'abavandimwe ko Padiri Jean Baptiste Mendiwondo waruzi ku izina rya Habineza yitabye Imana kuri wa gatandatu tariki 9 Gicurasi 2026, aho yabaga mu gihugu cy'Ubufaransa mu nzi bageze mu zabukuru Arideti ya Kambo, azize uburwayi Nyagasana muhiruko ridashira. Ibi ngibi bikoreye ku Nyundo tariki 9 Gicurasi 2026, nawe wanditse ritangaza ko ari Musenyeri Inakreti Mwumva neza umwepiskopi wa Nyundo. Imana rero yakiri mu Padiri Jean Baptiste Mendiwondo kandi agira uruko ridashira, rest in peace. Babwirana ikaragaciyemo ingini Obitime News, ndabonye ndacyari mu Nyabari Obedi. Obitime News.